ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Muraho neza, tubahaye ikaze kuri God's Kingdom TVR, umuyoboro w'ivugabutumwa ariko cyane cyane wibanda ku kwiga ibyanditswe kugira ngo kuri uyu munsi dufite ingingo tugiye kuganiraho duhereye ku byavuzwe n'abigisha batandukanye mu minsi yashize, by'umwihariko Haji Sege. Ingingo tuvugaho ni ingingo ivuga ku bwinshi bwa Bibiliya, aho hari uwibajije impamvu ya Bibiliya nyinshi zihari. Ndagira ngo nshyiremo agace k'ikiganiro yavuzemo ibyo ngibyo, hanyuma tuze kurebera hamwe icyo ibyanditswe bivuga. Murakoze. ngira ngo tuje gukomeza no gusubiza ikibazo umuvandimwe yabaje. Sibyo, umuvandimwe yabaje ikibazo, aravuga ati ko mbona Bibiliya ari nyinshi, izi Bibiliya zaje gute? Ese Korani yo yaje ite? Ikibazo gikomeye cyane. Bavuga ngo tubona Bibiliya, ngira ngo hari Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo ngira ngo 73, ariyo ikoreshwa n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Hakaba Bibiliya y'ibitabo 66 ngira ngo yo ikoreshwa n'abantuza n'abaprotesta, ubwo aribo bibumbiye hamwe, ari nk'abadive, abapantekote, abarokore, adeperi n'abandi bose bagenda bose bibumbiye mu kintu kimwe, cyo kintu cy'ubuporoso. Abo nabo bafite Bibiliya yabo bakoresha y'ibitabo 66. Yes. Noneho uyu muvandimwe akabaza ati se Bibiliya ko mbona ari nyinshi, ubwo ntabwo tuvuze izi ebyiri gusa, hari n'izindi tutavuze. Hari y'abatemwe de Jehova, hari za King James, hari version Bible de Jerusalem. Zirahari nyinshi, ubwo izizwi cyane abantu babasha kubona muri kino gihugu ni ebyiri, ubwo n'eshatu. Tufate y'abatemwe de Jehova, n'abakatolike n'abaprotestant. Ati ko mbona Bibiliya ari nyinshi, izi Bibiliya zitandukana gute, zaje gute, ninde wazizanye? Cyo ni ikibazo gikomeye cyane. Atariko na Korani nayo ndashaka kumenya ukuntu yaje. Korani yo yavuye. Nyagora tuguhaye umwanya kugira ngo ubashe kumusubiza. Bismillah. Urakoze, ni ikibazo cyiza muvandimwe wambajije. Uyu muvandimwe ni umuvandimwe ari muri Kongo. Niba abantu bashobora kuvuga ninde ari kubaza Sege, ariko ni umuvandimwe ari muri Kongo. Inshallah mu minsi ya mbere azaza mu Rwanda, uzakundeba, arashaka tubonane amaso ku maso. Ni umu intellectuel, yize, yararangije na universite, ni muri licencié. Niyo yambajije icyo kibazo. Urakoze cyane, ariko amaze gukurikirana nanjye inyigisho yanjye cyane. Aravuga kabisa, ndakwemera. Wakundi ya n'undi Murundi ari Bujumbura, arashaka no kwinjira idini. Aravuga namaze gukurikirana ibiganiro byawe ya TV Rwanda, dawa. Aravuga nanjye ndi tayari. Uwo ngo yamaze kuba tayari, ariko umunsi tuzamanuka Burundi tuzamusangayo. Namaze kumubwira uze uturebe, tubwiye kuza mu Burundi. Ikibazo yabajije kuri Bibiliya, nibyo koko Bibiliya ubu ngubu ni nyinshi, ariko ibyo ikoreshwa cyane mu gihe turimo ni eshatu wa mugani wawe. Ari Bibiliya ntagatifu, ari Bibiliya yera, na Bibiliya y'abatemwe de Jehova. Mbere yo gusubiza iki kibazo, njyewe ndashaka kwereka umuvandimwe icya mbere tumenye, ese Bibiliya ni iki? Ikintu cya mbere ndashaka kwereka,
nta mpamvu yo gukompara bibiliya na korani. Umuntu wese azakompara bibiliya na korani, uyu nguyu azaba yibeshye, ashobora kuba afite ubumenyi buke. Ah, abadukurikiye, iyo ngingo niyo nshaka ko tuganiraho nk'uko nayibabwiye, ku bijyanye no gutandukana kwa bibiliya. Nk'uko Haji Rubangisa yabajije, abaza ku bwinshi bwa bibiliya, ariko abariza umuntu watanze icyo kibazo abaza impamvu bibiliya zihari ari nyinshi, hanyuma noneho agasaba ko banavuga aho korani yaturutse. Ndagira ngo turebe kuri iyo ngingo gatoya. Ku bakristu nk'uko mubizi, tugira bibiliya z'ubwoko bubiri. Ku bakatolike, abakatolike bagira bibiliya ntagatifu igira ibitabo 73, niba nibuka neza nk'uko Haji Sega yabivuze. Hanyuma abaprotesta tukagira bibiliya yera. Akenshi dukunda kuvuga ngo bibiliya yera y'ibitabo 66. Ibi bishobora gutuma umuntu yibaza ngo ibyo bituruka he? Iryo tandukaniro rituruka he? Rituruka ku kuba mu gihe cyo kwemeza ibitabo bigira bibiliya, habayeho guterana kw'abemera Kristo bose. Muri make abakristo bose bidashingiye ku madini, ni ukuvuga ko ari abakatolike, ari abaprotesta, bose barahuye. Ndetse n'iyo bajya kwisobanura mu zindi ndimi, habaho guterana kw'abo bantu kugira ngo isobanurwe mu buryo butanyuranya. Ari nayo mpamvu na hano mu Rwanda haba sosiyete biblike igizwe n'abaprotesta, ikagirirwa n'abakatolike, abo bose bakaba babarizwa muri sosiyete biblike. Hanyuma ku kijyanye na bibiliya n'umubare w'itandukaniro uri hagati y'ibitabo bigize bibiliya yera na bibiliya ntagatifu, turebyemo hano ndabona ko dufite bibiliya yera nk'uko muyibona hano kuri screen, igirwa n'ibitabo byinshi bitandukanye. Dufite itangiriro, kuva, Abalewi, kubara, gutegeka kwa kabiri, gukomeza. Ndumva igitabo cya nyuma ari igitabo cya Maraki. Hanyuma tukajya mu isezerano rishya ririmo ubutumwa, ibitabo by'ubutumwa bwiza 4 bya Mariko, Matayo, Luka na Yohana. Hakabamo n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hakaza inzandiko zanditswe na Pawulo n'izindi ntumwa za Yesu Kristo. Hanyuma yose hamwe ibitabo bigize byose bikaba 66. Hanyuma bibiliya ntagatifu yo ikagirwa n'ibitabo 73. Hanyuma ngira ngo dukoze ubushakashatsi kuri interinete twabibona. Bibiliya ntagatifu, turebe niba hano hari application tubona yihuse idufasha. bible.com mu kinyarwanda, katuroremo hano. Bibiliya ntagatifu ndabona hano irimo. Isigaye ni ukureba umubare w'ibitabo
bi- biyirimo nk'uko tubibona hano dufitemo igitabo cy'imigani, Zaburi, Yobu, Nehemiya, Ezira, igice cya kabiri cy'amateka, icya mbere cy'amateka, icya kabiri cy'abami, icya mbere cy'abami, icya kabiri cya Samweli, icya mbere cya Samweli, Ruta, tukagiramo ivugururamategeko. Dukomeje hasi tubonayo ibindi bitabo, tukabonamo iki cy'abamakabe, icya mbere n'icya kabiri, tukagiramo igitabo cy'ubuhanga, tukagiramo mwene Siraki, tukagiramo icyitwa Baruki, ngira ngo n'iki cyitwa Yudita na Tobiya. Hari ibitabo birindwi bigera kuri birindwi abaprotesita bo bavuze ko ababyanditse batari bahishuriwe n'Imana, ibyo twita inspiration, bituma ibyo bitabo ku baprotesita bidashyirwa muri Bibiliya yera. Itandukaniro ni iryo. Ngira ngo umuntu akeneye kubireba dufata ku bindi bitabo bisigaye, ukeneye kureba ko bidatandukana, dushobora gufata yenda nk'amagambo yo muri Yohana muri Bibiliya yera, hanyuma tukaza kureba icyo avuga, noneho tukaza no kureba uko yanditse muri Bibiliya ntagatifu, kugira ngo turere ko mu by'ukuri nta tandukaniro riba rihari, uretse iryo twavuze ry'umubare w'ibitabo, aho hari bimwe abaprotesita batemera ko byabaye inspire, cyangwa se ababyanditse babyanditse bayobowe n'Imana. Turebye mu gice cya Yohana cya 8 muri Bibiliya yera, duhereye ku murongo wa 31 kugera ku wa 32, haravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Turareba nanone muri Bibiliya ntagatifu, dushake Yohani mu gice cya 8, hanyuma tuze kureba kuri ya mirongo ya 31. Aha murabona yuko ho haravuga ngo nuko Yezu abwira abayahudi bari baramwemeye ati, nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye nyakuri, abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Iryo tandukaniro murabona yuko urimo usoma mu by'ukuri mesaje irimo yaba muri Bibiliya ntagatifu cyangwa Bibiliya yera ni imwe. Icyo batandukaniraho ni amagambo bakoresheje ariko afite ibisobanuro bimwe. Ibi ngibi tugiye no kuri Korowani, umubare w'ibitabo ntabwo uhura. Korowani zihari ntabwo ari imwe nk'uko abantu benshi babyibeshyaho. Hari izizwi cyane kuri ubu ngubu, hari Korowani yitwa Hafs, ari nayo inakoreshwa cyane n'abayisilamu benshi. Hanyuma hakaba na Korowani ya Warsh, dukoze search twabibona. Dufite Hafs, okay. Abadukurikiye ndabona ndagira ngo nkore zoom, buri wese abashe kuba yasoma ibyo tugiye gushakisha kuri interinete. Ahangaha turabona ko baratubwira ko Hafs and Warsh are two prominent methods of reciting the Quran, differing primarily in pronunciation and some minor textual variations. Murabona ko aha naho biratandukana. Ni Korowani ebyiri, ariko ntabwo ari uko arizo zonyine. Aha batubwira n'amatandukaniro yazo. Ngira ngo nimubonye nka hano batubwira yuko muri Hafs bakoresha ijambo ryitwa Malik rivuga owner cyangwa se nyiri, ariko muri Warsh bakoresha Malik rivuga king cyangwa se umwami.
aha rero na korani murabona ko bitandukanye, no ku kijyanye n'umubare w'ibitabo nabyo twabibona, hanyuma niyo twanarebamo hano hari aho bagenda batanga itandukaniro ry'amagambo. Ntekereza ko uwashaka kumenya aho byisumbuye yazafata umwanya wo kubirebamo, ariko by'umwihariko reka mbereke ko na korowani ifite n'ibitabo bitandukanye. Dushobora gufata icyitwa Uthman Codex, na Ubay Codex. Nk'uko mubibona hano kuri sikirini zanyu, turabona ko korowani yakozwe hakurikijwe Ubay Codex ifite sura 116, mu gihe iya Hafsi ari imenyerewe ifite sura 114, ari nayo kugeza uyu munsi abayisilamu benshi muzi ari ifite izi sura zigera ku 114. Hanyuma ku kijyanye nanone n'ingingo Sege yavuzeho avuga ko NIV, King James, Bibiliya y'abatemwe do Jehova ari Bibiliya zindi zitandukanye, icyo ntabwo ari ukuri, ahubwo ni uburyo translation mu kinyarwanda. Ndibwira ko bigoye kwita umuntu abona ijambo rikwiye, ariko tubivuze muri make ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ufate igitabo ugikure mu rurimi rw'amahanga ugishyire mu rurimi rw'abantu ukeneye kugezaho mesaje. Kandi ibyo no kuri korowani niko bimeze. Tugiyemo dufashe urugero nk'iyi ngiyi, tukajya muri sace, tubona yuko hari translations nyinshi zitandukanye. Nko mu cyongereza murabona ko dufitemo translations hano nyinshi. Dufitemo iyakozwe na Ahmed Ali, tukagiramo iyakozwe na Ahmed Raza Khan, Arbari Community, Allah Community God, Dariabadi, Hilary and Khan, ugakomeza Katab Maududi Mubarakpur, Muhammad Asad Bikthar, Karai Sahih International, gukomeza Yusuf Ali. Murabona ko naho bitandukanye. Tugiye no mu Kidage naho murabona ko abagiye bayisobanura ni benshi. Ibi rero ntabwo bivuze ko ari uko hari korowani nyinshi, ahubwo ni ubuhinduzi mu ndimi z'amahanga, kugira ngo niba ari korowani yaje mu Cyarabu, birumvikana ntabwo abanyarwanda bose bazi Icyarabu, so ibyo byari ngombwa ko bigomba guhindurwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'abatumva Icyarabu babashe kuyumva. So kuyishyira mu Kinyarwanda ntabwo ari ukuvuga yuko korowani ihinduwe, ahubwo ni ukuyihindura mu rurimi abantu ukeneye kugezaho mesaje ya korowani bumva. Ngira ngo tugiye no kureba muri korowani, ubundi bavuga ko Muhamadi ahabwa korowani na Gaburiyeli, marayika Gaburiyeli, bivugwa ko yayihawe, arangije kuyihabwa abona yuko kuyihabwa mu rurimi rumwe abo yagomba kugezaho mesaje batazayumva, bituma asaba izindi ndimi zitandukanye, zigera kuri 7. Nka hano murabona yuko tugeze kuri turabona hano Hadith Sahih al-Buhari 32:19 itubwira ko Allah's messenger, Allah's apostle said, Gabriel read the Quran to me in one way or one direct, and I continued asking him to read it in different ways till he read it in 7 different ways.
ngerageje kubibegereza kugira ngo buri wese abashe kubisoma, nanabishyire mu kinyarwanda. murabona ko hano intumwa ya Allah Muhammad, ariwe Muhammad, yavuze ko Gaburiyeli yasomye korowani mu buryo bumwe cyangwa se diyalegite. Ntekereza yuko iri jambo diyalegite ari nk'ururimi ruri lokale. Dufate urugero nk'iyo iyo tuvuze ikirera, umuntu akaba ashobora kuvuga ikigoyi. Ntabwo ari uko ikinyarwanda kiba cyahindutse, ahubwo ni uko hari uburyo abantu batavuga kimwe, byaba uburyo bavuga amasaku cyangwa se n'amagambo y'ubwayo, ariko bitavuze yuko ururimi rw'igihugu rwahindutse. So aha naho tubirebye murabona ko korowani Gaburiyeli yayizanye mu rurimi rumwe, hanyuma Muhammad asaba yuko yayihabwa mu buryo butandukanye, cyangwa se diyalegite 7 zitandukanye. Kandi tugiye gukora ubushakashatsi mo hano, tunabona yuko uku kuzivuga mu buryo butandukanye byagiye bituma abasangirangendo be ba mbere uko bayivugaga kwaratandukanaga, bakanumva n'ibisobanuro byabyo bitandukanye, bigatuma bagira amahane hagati yabo, bakajya impaka, bavuga yuko umwe abwira mugenzi we kuko ayivuze bitari byo. Murabona ko hano turebye iyi hadith sahih Muslim 821 ivuga yuko uwitwa Ubay bin Kab reported that the apostle of Allah was near the tank of Banu Gifar, that Gabriel came to him and said. Aha uyu witwa Ubay bin Kab yavuze ko intumwa Muhammad yari hafi y'ikigega cya Banu Gifar, hanyuma Gaburiyeli aza kuri we aramubwira ngo Allah yategetse ko usomera abantu bawe korowani mu rurimi rumwe. Hanyuma kuri ibi ngibi intumwa Muhammad asubiza Gaburiyeli amusaba ko Allah yamubabarira, hanyuma amubwira yuko ubwoko bwe cyangwa se ubwoko bwe bw'Abarabu butabasha kuba bwasoma korowani muri urwo rurimi rumwe. Hanyuma aza ubwa kabiri amubwira nanone yuko bidashoboka, kugira ubwo byabaye ngombwa ko ivugwa mu ndimi 7. Hano hasi murabibona. Iyi nayo ni hadith sahih Muslim 42:1a. Niturebamo hasi dushobora kubona aho bagiye batandukana mu buryo bayivugagamo. Reka dufate urugero. Murabona hano iyi sahih al-Buhari 49:47 iravuga ngo Hudayfa bin al-Yaman came to Uthman at the time when the people of Sham and the people of Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. Aha mu yandi magambo mu kinyarwanda biravuga ngo uwitwa Hudayfa yaje kuri Uthman mu gihe abaturage ba Shamu n'abo muri Iraq bari mu ntambara yo gufata Armenia na Azerbaijan. Hanyuma Hudayfa agira impungenge z'uko hari ugutandukana mu buryo abantu basomagamo korowani. Hanyuma abwira Uthman, aramubwira ngo yewe mukuru w'abemeramana, tabara iki gihugu mbere y'uko abantu batandukana ku gitabo aricyo korowani, nk'uko Abayahudi n'Abakristo batandukanye mbere. Kuri ibyo Uthman aramubwira, yohereza intumwa kuri Hafsa, arayibwira ngo twoherereze manuscripts, ni inyandiko za korowani, ni inyandiko zanditswe mu gihe Muhammad yari ahari. Hanyuma Uthman atumye kuri Hafsa kugira ngo amuhereze izo nyandiko
kugira ngo bazihurize hamwe, zibe igitabo kimwe, hanyuma mubwira yuko izo manuscripts bazazimusubiza. Hafsa yazohereje Usmani, hanyuma Usmani ategeka uwitwa Zaid bin Thabit, Abdullah bin Azubair, Said bin al-As na Abdurrahman bin Harith bin Hisham kongera kwandukura izo manuscripts mu makopi adafite inenge, perfect copies. Hanyuma Usmani abwira abakuraishi batatu barimo, arabwira ngo nimuramuka mugizaho mutandukanira na Zaid bin Thabit ku ngingo iyo ariyo yose ya Korani, ngo muyandike mu rurimi rw'igikuraishi, kubera yuko ngo Korani yahishuwe mu rurimi rwabo. Babikoze batyo, hanyuma barangije kwandika kopi nyinshi, Usmani asubiza original manuscripts kuri Hafsa. Hafsa nk'uko mubizi yari umugore w'intumwa Muhammad. Hanyuma arangije kuzimusubiza, afata kopi, buri kopi imwe imwe agenda yohereza muri buri ntara yayoborwaga n'abayisilamu, abahereza kopi ya Korani, birumvikana, ariko ni manuscripts nk'uko twabibonye hejuru za Korani. Anategeka yuko izindi kopi zisigaye, zaba ziri mu duce dutoya cyangwa se kopi zose zuzuye, zitwikwa. Mu yandi magambo, ni ukuvuga yuko hano hari kopi za Korani zatakaye. Mu kiganiro gishize nababwiye yuko hari, iyo tugiye kureba dukoze ubushakashatsi, usanga hari abasangirangendo ba Muhammad barimo Umar wavuze yuko nk'imirongo yo kwicisha bafashwe basambana bicishijwe amabuye yari muri Korani, ariko kuri ubu ikaba itakirimo. Avuga yuko yaza kuba afite ubushobozi yari busubiremo Korani ikongera kwandukurwa kugira ngo iyo mirongo nayo ishyirwemo. Ikindi nuko sura ya 33 yitwa Al-Ahzab yagiraga aya zigera kuri 286 nk'uko sura Al-Baqara igira 246, ariko izo ngizo zaratakaye. Hari n'indi mirongo yavugaga ku konsa abagabo bakuze cyangwa se abasore, kugira ngo niba ari umugore utifuza yuko yazisanga yaryamanye nabo bizabe umuziro kuri bo, atazaryamana nabo. Iyo mirongo nayo yari muri Korani, ariko kugeza uyu munsi ntabwo ikirimo. Hari yatakaye, bimwe bivuga yuko yariwe n'ihene. Dushobora kubishaka, twazabishaka ubutaha, cyangwa se buri wese agakora ubushakashatsi kugira ngo arusheho kumenya. Nkuko twabibonye amagambo yo muri Yohana aratubwira ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ni kenshi abatwigisha batubeshya bakatubwira ibintu bitari ukuri, bagamije kugira gute kudutwara mu madini rimwe na rimwe, ukaba ushobora no gusanga twayagiyemo ariko mu by'ukuri tutanasobanukiwe ibyo tugiyemo. Nk'aha ngaha iyo umuntu avuze ko Bibiliya ari nyinshi, ntabwo ari ukuri nk'uko mubibonye, ahubwo itandukaniro ririmo nuko hari ibyo bamwe bemeye abandi ntibabyemera. Nitunabireba no kuri Korani, ntabwo uyu munsi abashiya, hari benshi b'abashiya batemera yuko Korani ari igitabo cya Allah, nk'uwitwa Sheikh Ahmad Al-Kabanji yabivuzeho. Ababishaka kuri interineti bazamushaka bakabibona. Ndagira ngo nsoze mbabwira neza yuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi umwizeye abona ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu Kristo ni ukwizera ibyo yavuze, ni ukwizera inyigisho ze kandi ukazigenderaho. Mukomeze kugira ibihe byiza no gushaka Imana ibahe umugisha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica.
kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.